Muraho kandi uyu munsi twagarutse tuvuga ku birari by'insigamigani nk'ibisanzwe nubwo twari tumaze igihe kinini ariko twaje kugira ngo tuvuge ku birari by'insigamigani. Turaje rero tuvuge ku mugani witwa arashaka ibya macigata. Arashaka ibya macigata ni umugani ujya kumva umuntu aravuze ati runaka cyangwa se kanaka arashaka ibya macigata. Ese uyu mugani wakomotse he, waturutse kuki? Turaje tubisesengurire hamwe rero kugira ngo namwe mumenye amateka, mumenye umuco w'Abanyarwanda. Niba uri mushyanga rero turagusaba gukanda aho hasi kuri subscribe ukiyandikisha kugira ngo ujye umenya imigani yacu, uyimenyere igihe, umenye igihe twayishyizeho, ntuzayibwirwe n'abandi. Niba rero dusanganywe kandi turagusaba kugira ngo utwereke yuko dukurikira, ukanda aho hasi kuri like hanyuma unabisangize abandi. Turaje rero turebe kuri uyu mugani wacu, umugani ugira uti arashaka ibya macigata. Uyu mugani rero ngo bawuca Abanyarwanda iyo babonye umuntu umaranira cyangwa se ushaka ibyo atahawe, akaba ashaka ingwize cyangwa se indonke y'ikirenga mu byo yari afite, nibwo bagira bati arashaka ibya macigata. Umugani ubwawo rero ngo wakomotse kuri Macigata. Macigata yaratuye Remera ryo mu Bufundu, aho nyine ni muri Gikongoro cyangwa se Nyamagabe y'uyu munsi, ahahinga mu mwaka w'1500. Macigata rero ngo yari umuhinza. Amaze kuneshwa ku buhinza akomeza gutwarira Mutara Semugeshi ubufundu n'uburoba. Macigata rero ngo amaze kubugarura abumutwarira by'ubuyoboke kuko yari amaze kuneshwa nyine ku buhinza bwe. Macigata rero bitinze yibagirwa ko bitakiribye kuko nyine n'ubundi yari asa nkaho araye. Nuko ngo yibagirwa gutanga amakoro ndetse n'imirimo yatangwaga ibwami, nuko byibera aho ngaho biba nkaho bitazwi. Bukeye muri go umuhungu wa Mukire rero ngo uyu niwe wicishijwe intorezo ahigwiswe na Ruganzu. Wari nayo nyine bamwise rwa Mukire y'ibwami. Uwo Mukire rero yaje kwicwa na Ruganzu amukubise intorezo nyine ibwami. Uwo Murigo rero ngo agandisha ikinyaga cyose arakigarurira. Amaze kukigarurira inkuru igera kuri Semugeshi. Abatasi bavuga ko Murigo yigaruriye ibya Semukire. Bamwe bakavuga ko inama ayifatanyije na Macigata. Mwibuke Macigata rero ko yari yarahawe ubufundu akabuyoborera Semugeshi. Nibwo Semugeshi rero ageze ingabo zo gutera kwa Murigo. Ingabo ziratabara ariko Semugeshi abuza ko uburoba n'ubufundu butabara kuko nyine yumvaga ko mu kinyaga hariyo wa wundi mwene Mukiri. Bagakeka ko rero Macigata afatanyije nabo. Intasi rero z'ibwami niko zatangaga amakuru. Nuko ingabo za Semugeshi rero zirikora ziratera. Ingabo z'ibwami rero zitera Murigo. Ingabo z'ibwami zigezeyo ziraneshwa. Nuko nyine wahaba n'icyorezo kitavugwa mu ngabo z'ibwami. Abavuzi b'amacumyo baza kubwira Semugeshi uko baneshejwe nuko habayeho icyorezo. Semugeshi biramubabaza cyane, nuko rero muri ako kababaro abanzi ba Macigata baboneraho urwaho rwo kumurega bati si abanyakinyaga banesheje ingabo zawe, ahubwo bari bavanze n'abafundu n'abaroba. Bungamo bati kandi reka Macigata akwiture ni wowe wabimuteye. Umuntu wanesheje ukamureka ngo ibihugu biyobore kandi uzi neza yuko wamunesheje. Semugeshi rero abyumva nk'ukuri, ateranya abatware b'imitwe n'ingabo n'abahungu b'ibwami, abaraza inkera yo kongera gutera mu kinyaga. Ati nimunshakire ingororano umuntu wese uzaba intwari mu kinyaga akwiye kugororerwa kuko azaba nkoreye ibihambaye. Habanza abatware hakavaho umwe, undi ati ninjye uzatsinda ikinyaga nice Murigo, nintamwica nzamufata mpiri mukuzanire. Ati naho ingororano uzampa ibya Macigata. Bose bakurikirana bavuga batyo ndetse n'abahungu b'ibwami bibuko. Imihigo y'ibwami rero icutse, abahungu barashenguruka. Ku wundi munsi abatware baraza inkera, umwe ukwe undi ukwe. Bahigira kuzaba intwari zizarusha izindi, hanyuma rero ngo abahungu b'ibwami nabo babigenza batyo. Nuko bukeye ikinyaga kiraterwa. Ngo bakirasaniramo rero inkundura itarora inyuma. Icyo gihe rero ngo buri wese yaharaniraga ko yakwica Murigo cyangwa se agafata Macigata. Ikinyaga rero kiratsindwa ariko Murigo ntiyafatwa aracika.
acikira i Bunyabungo, ingabo ziratabaruka. Zigeze ibwami nanone Semugeshi araza inkera y'ingororano, batangira guhiga, hakavamo umwe akavuga ibigwi bye, bagasanga yabaye intwari ariko atarabashije gufata Murigo. Ukurikiyeho nawe bikabukwa, n'abahungu b'ibwami rero nabo bibukwa. Semugeshi rero biramuyobera, abara uwo yagororera ibya Macigata n'uwo yareka, apfa kugororera ingororano zicishirije. Yabikoraga rero kugira ngo badatahira icyamaramba. Bamwe rero ngo abagororera inka, abandi abaha imisozi, babura ukukana ibya Macigata. Nuko rero ngo abigabira umuhungu we witwaga Nyamuheshera, ari we wanamuzunguye ku ngoma y'ubwami. Babatware n'abahungu rero bataha bagononwa kuko nta numwe watahanye ibya Macigata. Gushaka ibya Macigata rero bisobanuye kumaranira indonke y'ikirenga, kuramira utw'abandi utaruhiye. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Uyu munsi twasomye umugani witwa gushaka ibya Macigata. Kenshi rero tujya tubyumva abakuru babivuga, ukumva umuntu arakubwiye ati urashaka ibya Macigata, cyangwa se naka arashaka ibya Macigata, ukaba utazi imvano cyangwa se inkomoko yabyo. Ariko niyo mpamvu dusoma tugashaka imigani tukayibasomera. Uyu mugani rero twawuhasabwe na bamwe mu badukurikiye. Nawe niba wifuza umugani, ujya aho hasi muri comment wandike umugani wifuza, hanyuma tuzawugushakire. Imigani tubasomera rero imyinshi tuyikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi. Ni igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Ngaha rero aho ducumbikiye imigani yacu y'uyu munsi. Imigani yo nakagaruka. Niba wifuza imigani wakwandika nkuko twabivuze haruguru, kandi niba uri mushya turagusaba gukanda kuri subscribe aho hasi, hanyuma ube wiyandikishije. Ngaho rero mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, kandi turabakunda cyane.